Tubabwira ngo mwakoze cyane kudukurikirana tugana ku musozo w'iki kiganiro twabazaniye. Rero uyu mwari cyangwa se uyu mutumirwa nari mfite agiye kubanza ajye kumbomoza agiye kubanza ajye kumbomoza ubanze ume n'ikibizi uragasome mpyisi uragasome karabaye noneho kabaye. Turabasuhuje abacuti bacu, amahoro y'Imana bane namwe. Ni kuri Nganji Official cyangwa se Umukunzi Official. Hari ukuntu tujya dusimbuka hirya no hino tukabazanira inkuru zitandukanye. Hari igihe njya mbwira abantu ngo nimuza gukurikirana ikiganiro musimbukire ku Mukunzi Official murebe ibiganiro birambuye by'abantu bakundana. Hariho abantu muri iyi minsi yashize bashakaga abakunzi. Nawe rero niba ubishaka usimbuke ugenda ujyeho, hanyuma uze kureba ko twabona umukunzi. Kazungu turakwakiriye, Profete Kazungu. Murakoze, Imana ibaho umugisha cyane. Turakwakiriye nubwo uje mu kiganiro gisanzwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Nakubonye na shushu be. Tuzaniye umukunzi. Ashira iminsi myinshi kabisa naza kuri icano ya Nganji Official. Ariko ndashimira ko njye garuka rwose. Maze iminsi mabwira ko nzajya bazana amakuru ku uyu munsi nakasamutwe. Kubireba. Ubwo rero nakoze urugendo rutoroshye cyane ngiye kureba umukobwa w'igitangaza. Ahubwo turimo kuvugana mu gitondo twavuganye cyane ambwira ngo ndaza urumva yavaga ahantu kure, nanjye mu kinini numva ni kure cyane, ni bigoye cyane. Ariko ndashima Imana ko twahuye amahoro rero. Yego nitwa Mujyaneza, murabizi mwishi muzi kuzana ga Kazungu. Ibiganiro ngunda gutanga community murabibona n'amakuru ngunda kubagezaho. Impamvu navuze ngo uyu munsi ntabwo ngomba kwizana rero. Tumutumirwa udasanzwe, ni umutumirwa w'umuriro, ni umutumirwa uteye ubwoba, ni umutumirwa byangoye kugira ngo mubone. Nakoze urugendo rutoroshye guhera iminsi myinshi muhamagara, ariko uyu munsi yangezeho. Nikayo turakwakira rero wibwire abakurikiranye icano Nganji Official. Ni karibu muri sanga. Murakoze, nitwa Diane. Nanjye naje muri iki kiganiro nuye Nyarusange. Hano hirya mu murenge wa Nyarusange. N'ubundi nta Nyarusange burya, nta Nyamabuye, nta Muhanga, nta biki byose za Kabgayi hano za buriya ntiwamenya hano yatunze. Hano hirya Ishyogwe. Yego Diane, amakuru ki Diane? Makuru ni meza. Kazungu ngo ni shushu, ni bwoko ngayo nguko rero. Ngaho turabakiriye, ngaho nimutubwire uko muba muca mu byumva. Yego murakoze. Turabashimiye kutwakira kuri iyi channel. Imana ibaho umugisha. Amakuru simeze ute? Ni meza. Urumva ushima Imana kabisa. Dore urugendo rwawe rurerure cyane, byangoye kugira ngo duhure tuganire. Imyaka yabaye myinshi cyane. Umeze neza? Wambwiye ko maze iminsi ufite umusheri udasanzwe, niba mvuze ngo ngomba gukora amakuru neza. Amakuru nkayamenya rwose. Ufite umusheri udasanzwe. Ayo makuru niyo cyangwa yaba atari yo naba nibeshye? Niyo sikarambwiye ngo urangomba ubwo uyu munsi yaniteguye koze no kumbomoza ubwo bereza kugenda ute. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu ahora arya indyo imwe gusa. Ubwo ari maze iminsi uri kubijumba, umunsi arashaka kurya akanyama. Ko bitoroshye. Gusa waje witeguye cyangwa usanzwe n'ubundi witeguye ntabwo biba bigutunguye? Uyu munsi waje witeguye neza? Njye Imana niteguye igihe cyose. Ubu ngubu witeguye kabisa. Gusa shiraho ntabwo aza kuza kubirakarira mura. Ubu ntabwo afite amakuru ko waje. Hanyuma se ibyo akora mba ndi kumwe nawe. So ufite ibihamya ko abikorara? Ntabwo byabura. Asanga mubeshyira. Usa naga ari umukristo nkawe. Abiyi minsi. Abiyi minsi se gute? Abiyi minsi nyine bitwaza Imana, ariko hari ahandi hantu baba bagiye. Ariko ufite amakuru ko uwo musheri wawe afite gahunda yo kuzagushyira mu mago. Kimwe nuko urumva afite amakuru yo kugushyira, afite amakuru ko uwo muntu ashaka kugushyira mu mago. Urumva utaza kumuhemukiye? Wasanga ari ukucyata n'abeshyi. Ubwo ngubwo tugereranyije umaze nko kumbomoza nka kangahe? Umaze kumbomoza nka kangahe kugira ngo twumve?
ni nka kabiri. Kabiri konyine se? Kabiri n'ukuri. Oya da. Siko numva wenda ari nka gatanu ubona ngereranyije. Oya, kabiri konyine. Ni kabiri konyine? Gusa ntabwo yagutera cyangwa mwari ikingiye. Nese kubwirinzi rubereye. Hari n'ukuntu mubikora ngo bakakavanamo bakahita bakurira ngo bakavuga ati pfu naho mve kurira bomba mu ishashi. Karangira bayikuyemo da. Umeze neza ariko. Meze neza. Ndabona ukomeye rwose, ndabona Yesu yarakugezeho akakukorera ibitangaza ku buzima bwawe. Ikigaragara uri umwana mutoya, ikigaragara uri umukobwa nyine ukiri mutoya. Gusa urumva umuhungu wawe umusheri wawe afite nk'imyaka nka 30 cyangwa nka 25. Siko washatse umuntu mukuru cyane. Niwe beza gute n'abashoboye akazi. Niwe baze kubomora neza bigacamo neza. Yasuse umuntu mutoya we ntago yabasha kubomora bigakunda. Twese mu rugero wenda nko kuvuga ngo wenda umuntu mukuru ashobora nko kubikora uko cyangwa se n'umwana akabikora uko, itandukaniro ni irihe nyine? Umwana urumva ntago amenyera akazi. Nyine ni umwiga nawe urabyumva. Ariko nyine umuntu mukuru nyine nawe urabyumva ababimenyereye nyine. Ubu ngubu bwa mbere rwose waramuhaye arakubomora neza uravuga ati uyu muhungu naho nuzongera guhereza umupuri wanjye. Abaye n'abana ariko basigaye babasha muri minsi numva ngo bakubita kabisa, basigaye barusha abantu bakuru. Umwana waje ufite umugongo muzima, gusa umuntu ufite imyaka 30 gahita afite umugongo muzima, gusa nagafite nk'abana. Konse kabasha ibiki gasigaye afite abana. Ubwo nta kuntu yaba ari kukubeshya afite umugore ku ruhande, ugasanga afite nk'umugore n'abana ahubwo ngo batatu ugasanga ari gushyira ubuzima bwe mu kaga. Oya, urabanza ugashaka amakuru neza, ugaperereza nyine. Ubu ngubu amakuru yari afite? Nyamara ugasanga afite undi mugore utabizi. None se ubwo nk'umunsi wa mbere ugiye kumureba, sinzane mwahuriye wenda ashobora ko mwahuriye muri gato cyangwa se ahantu hatandukanye mu tubari cyangwa se muri hoteli n'ahantu henshi hatandukanye, cyangwa se ukamusanga niwe mu rugo. Si ubwo bwa mbere akubomora wumvishe bimeze bite? Byari fresh. Yari fresh gute se? Byari fresh nyine. Byari byiza gusa ntabwo nibwo bwa mbere wari ukibikoze se cyangwa n'ubundi bibazo ubikora? Ni ubwa mbere. Ubwo wumvishije uvuga ati kabisa uyu musore we angereyo na wundi musore nakongera guha umupuri wanjye. Ubwo uwo musore ubu ngubu wasanga afite n'abandi basheri ari gukundana nabo benshi batandukanye. Bane n'inkono z'iki gihe usiga gukundana n'umukobwa cyangwa se n'umutipe mutayiramana ugasanga muratandukanye. Ubone ibyo ngibyo bimeze bite ko bakundana n'umutipe ugasanga mukundanye mu marangiro kinini atangiye kukwaka ko mwayigamana cyangwa se ko mwasambana? Ibyo bintu byo bivuga iki? Ukundi urubyiruko ruri mu bintu byo gusambana cyane ni ukubera iki izo mbaraga zikomeza gufata urubyiruko cyane? None twavuga ko ariyo bizo turimo se yo kuba abantu bari kubomorana cyane. Noneho igisekeje ni uko ngo buriya abasaza ngo basiga bakunda abana namwe. Ni mwebwe ngo muba mufite amaraso mashyashya. Amanyada ubu twebwe abasore tugiye kuvamo. Abasaza muri basigaye bashaka. Aya da se umukecuru yakumariye iki? Urumva umusaza akenera nyine umwana mutoya kugira ngo amushyiremo ngo amaraso mashya, hanyuma ngo babomorane umushyiremo amaraso mashyashya. Ubwo se twebwe abakecuru urumva batadushyiramo amaraso ashaje, urumva tuba tugiye gusaza hakiri kare turi abana? Ibyo ngibyo urumva iyo usambanye n'umukecuru hari igihe bafite uburwayi butandukanye. None se gute mwafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndi umwana mutoya ntabwo nasambana n'umusore, umusore nta kintu aba afite, mugahitamo nyine gusambana n'abasaza b'iki gihe? Nubwo twabonye tunyuze tunyuranye. Ubu gusambana n'igisaza gifite n'imyaka nka 50 wakwemerera kujyana nacyo cyangwa wavuga ati reka? Kandi ari mwiza. Oya mwiza se gute? Kandi urumva afite imyaka 50, murigambanye aguteye ubwo burwayi, aguteye sida, aguteye ibintu byinshi bitandukanye.
murabanza mukajya kwipimisha ariko mfite amakuru yuko abana nkamwe rwose ibintu byo kubomorana muri no minsi mubirimo rukumva mu birimo ibintu byo kubomorana kabisa ugasanga umukobwa w'imyaka 18 kumwe n'umusaza w'imyaka 50 akavuga ati uriya musaza rwose angerera ahantu urukumva arambomara nkumva ni sawa nkumva ageze ahantu kabisa nkavuga ati yewe nizo nyifite nayimo kandi ugasanga benshi abasaza bafite n'ingo ariko ugasanga ari gutingo zabo ari kujya kubite gusambana n'utwana dutoya ibyo bintu byo kubomorana cyangwa byo kurongorana muri abana bato ese kaze bakomeje kuvuga ibintu byo kubomorana ya rega ganje we ntabwo bizi ibi none uyu munsi waguye byishije ntabwo bizi buriya ukumva urugusanga abasaza kutujyana abana batoya abasaza n'imyaka 50 cyangwa 40 ugasanga ari kubomora umwana w'imyaka 18 kandi muharisha kandi duharisha mukano y'amaso kibazo ngo basanze nako ufite ugira bavuga ngo umusore w'umukene akundwa nande akundwa na nyina abigenze tuvuga ngo data ubwo rero uwo mushiri waramubomoje kabisa uwe nawe ntabwo yaguca inyuma nimba ashaka umukobwa nyine hari ukuntu numvishije ngo buriya ngo umukobwa waciye imyeyo umukobwa wabyitondeye agaca imyeyo buriya ngo uramubomora ukumva ni sawa ibyo bintu ubyumva gute wowe si ubwo wowe wenda waba warayiciye impamvu umushira wawe kuvuga ngo ushira wawe ntabwo yaguca inyuma waba warabikoze cyangwa hari ukuntu wenda yibonye akavuga ati uyu mushira wanjye byaga byakunda tandukanye n'abandi narayiciye we numva umushira wawe iki kiganza ni nakasamutwe yaguyemo urumva abakobwa bayiciye rero ganje rwose ayo makuru ewana ngo bibari ari hatari kabisa biba ari umuriro buriya niyo mpamvu usanga abasore bagira nk'imyaka 30 cyangwa imyaka 25 ugasanga ntabwo barabona iki abashira kubera iki abasaza b'iki gihe wakomeje kubaza Diana ariko nawe aze kugira umwanya kubaze nawe uze kumushakira ibibazo mubaze ambaze nta kibazo mubaze rwose nta kibazo nawe mwitondera umushakira ibibazo umubaze kibazo mbaze najye nditeguye kumusubiza ayo makuru rero rwose ko abasaza nibo basigaye ngo nakomeje kuvuga ikintu cyo kubomorana mfite amakuru ko abasaza basigaye bomora abana batoya twebwe abasore rero ugasanga neza twarategereje twarabuze nk'ubare bigiye negereje ngo abana arabye kureba umusaza ukunze ari kubomora umwana mutoya mudukurikirane mwandike muri comment muze kutubwira abasaza muri kubona gute ikintu cyo kubomorana rwose kubomorana ubu ngubu ngo nta mwana muto w'umukobwa yabomoza umusore ubu gahunda no ariko se nibyo natubwire yaryenga impamvu bidakunda neye impamvu nyine idakunda ko mwabomoza abasore nkatwe tukiri abana kandi yabikwemereye yuko nimusoza ngo murahitamo gucana tubwire impamvu rwose mubomoza nyine abasaza ko muri mutubomoze bimeze bite impamvu nakubwiye ko abasaza aribo beza nibo beza gute nyine tubwiye tunyuremo amagambo wenda makeya se niba baba bafite amafaranga cyangwa niba bashoboye akazi nibo bashoboye akazi kandi bamwumvishe ariko noneho ukuntu Diana acishamo akari kubirinduriramo baza ashaka kumbomoza nanjye uyu munsi ntabwo bizoroha ijisho mbega ijisho ni akasamutwe urashaka kumbomoza ubona nabishobora cyangwa urabona byananira nyigeraho numeze nk'aba basaza baza akazi mbwira urabona nabasha kubomora neza ukavuga ati byanga byakunda akazungu ndi kubona rwose aha ngaho rwose aramfite nagerageza ko mbona se Diane rero mu bintu bye avuga aba nyine arimo kuvuga ibintu asa n'umuntu ufitemo utuntu tw'udusoni duke ubusiyo nyinshi rwazamutse agira uko ruzamuka umuntu bari akanarira kubona bajye bacishamo barira bararira muri rukundo ratakayemeza uko nguko avuga ati rwose uyu mukobwa ndi kubona umusiyo zazamutse urukundo rwabaye rwinshi bari kumbwira nyine uri kunsobanurira umbwira ngo impamvu tudakunda kubomoza ngo abasore nuko abasore ngo nta kintu dushoboye mwabyumvishe mwabasore mwabyumvishe ko nta kintu dushoboye abasaza ubu ngubu niyo bari hiti bari kubomora abana batoya
yego dia ngaho rero nawe ndagira ngo ugire ikintu wumva nyine wambaze kuko ndumva neza nashidikanya ko umushiri wawe cyangwa se uwo mukundana ubuse ubu nta wundi musaza wagutereta atari shiri wawe ukamwemera sizabone nk'imyaka nka 80 cyangwa 50 gutyo nyine gikuzemo gifite n'abana bakuru tubona ngo wamwemera wakemera nacyo ku kigero cya kabiri naba ngiye kujarajara kandi wanjye naramubonye kandi ubu si umunsi kwambye ngo uraza kumva umuzungu ngo nakumva umuzara uyu munsi wankatiye ubu ngubu uvuga ati shere wanjye neza muhagazeho ntabwo namuca inyuma amayi naza kanje murakomeje kumbera ibamba ibyo twavuga ngo abasore bose mwabasore mwe ukumva yuko abakobwa basigaye bikundira abasaza basigaye ngo bikundira abasaza by'abasore wapi nta kazi dushoboye nta mafaranga tugira no gusenga ahubwo tukabwira Imana ikadushyigikira ubwo urumva rero ko gusaba ibyo bintu bimeze uko nguko urukumva ni ibintu bigoye cyane impamvu ndi kuvuga ngo ibintu bimeze uko nguko ni ukugira ngo ibintu bigende neza rero mbabwira ngo no gushaka amafaranga abasore urumva ko abakobwa bari gukunda abantu b'abasaza ukomeje kwibanda ku kiganiro nyine n'urubyiruko bakomeje kuvuga ngo abantu nyine ngo urubyiruko nyine ngo abasaza ngo nibo babomana cyane nese bivuze ko nta mushero ugira shange rero muri ino minsi nashinga mfite hanyuma se washaka kubomora urugendo nashaka kubomora suga abantu ubomorera koko ntabwo kubomora ntabwo byabura akuntu uba ufite nk'inshuti yawe ukavuga ati ngwino usure twejoyinga twira ubuzima tukabomorana wowe kuki wemera kubomoza abantu umuntu utari shere wawe ukamwangiriza ubuzima oya njye ntabwo ari kumwangiriza ubuzima wumva abakeneye ibyishimo nanjye nkeneye ibyishimo urukumva ubwo duhoye muri makeya ni kimwe urukumva niba inshuti yanjye yaza ikansura tukaganira tukabomorana yishimye nanjye yishimye ndagutsinze gutsinze uteze ahubwo nawe mu kanya ubwo washanga ushaka kumbomoza maze iminsi mbomora abana kobwa b'inzu nashaka kuvuga n'umukobwa w'igikara nk'umwe nabamuhohoteye ngende umusaza mwana ashaje imyaka 29 yose ubusaza nanjye buranyisha ahubwo ubu ngubu ese mwari muzi ko mu minsi iri imbere umuhungu uzajya arenza imyaka 35 cyangwa umukobwa azajya atanga amande byaravuzwe ibyo ngibyo urumva nawe mbafite ubwo uko musigaje 6 gahita birangira niyo mpamvu nshaka kugenda hakiri kare ntaragumira ko numva nyamara ganje afite gahunda yamwumvisha Diane arimo kugenda ashyuha cyane amugana w'akaririmbo muri mu byo uvuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe ukumva rwose uri kugurumana indirimbo yazigisha iri gukorera ahantu karabaye mbese urumva wenda urumva wagenda nko mu kwa kangahe cyangwa n'ubu ngubu mubonye wate wigendera wenda nko mu mwaka utaha mu kwa karindwi mu mwaka utaha ubu nibwo uzahita uvuga ati ibyo kubomorana buri kanya wapi nishangiye kusanga umugabo ntabwo numva ari sawa noneho none se impamvu ubona buriya ikintu bita urukundo cyangwa se gukundana usanga abenshi bakundana bakurikiye imitungo runaka ugasanga umukobwa akurikiye imitungo ku musore ugasanga umusore akurikiye imitungo ku mukobwa urumva wagira ihe nta mu rubyiruko rwaba ruri muri ibyo bintu byo kubomorana kandi wibuka ko na sida iri kwiyongera ubu se wenda iyo ubomeje nk'umuntu wibuka agakingirizo cyangwa bituvuga ati nta mpamvu yo kurira bombo mu ishashi nk'abandi b'iki gihe ati tubikora banza mu kwirinda ganje hamwe ubushoboye umutumirwa ko ari umutumirwa rero wavuze ati byanga byakunda igihe iki n'iki ndi kumva nanjye nshaka kubaka urugo kuko ubona ko afite uburanga rwose ari umukobwa ushima Imana kabaye wa mugani wa muntu ngo kabaye ya mbere ariko reka nkwereke uko nguko umeze
hasi no gushyiraho umusaya gutya gute agukubiteho umusaya w'umukobwa ukubita umusaya no kuri urwo rutugu gusa nk'uko akubita umusaya yani ibyo